ibiki bya Kigali Boss Babes mwashano ku kibuga kubera iki none uri kumbaza ibya Kigali Boss Babes nigeze nkubwira ko ndi umuvugizi wayo niye filime nzi ariko reka nkubaze suri umunyamakuru wakabaye uzi ngo award natwaye ni ya filime cyangwa ni y'umukinnyi none birangiye uri kumbaza ibya filime kandi ni umukinnyi wa competinze ntago ari filime ya competinze situcyumva ni zose ni zose niyihe nama wagira abakinnyi ba filime oya ntago yarakaraba yicaye yizo reka nkwibarize Ariya kuru witwa Noheli ngo umuhanzi wavuze ko agomba kundonga witwa Noheli ejo yagaragaye avuga ngo Imana yamutumye arongore Ariya kuru ubusara humeka uwo muntu ra ntago ari muzima gwase Mungu akomeze arureze mbere aba havumwisha hamuli muyumve ko nabalamusa so kubijyanye na Ariya Cool biciye mu zenzira oh surumva byaraciye mu zenzira urumva ngiye naraje hani Kanombe ndangije njya mu ndege ndangije ndajya gutwara njye sinzira mbashije navuye mu rugo hari mu kagoroba mugamwe bati n'ubundi warabizi n'ubundi warabizi uburyo wagiye actually kubera criteria bagendeyeho kugira ngo iriya award nyine bakora iriya nomination n'umuntu wari kuyitwara icyo bagendeyeho nabonye bishoboka cyane kubera ko nk'umwambasaderi w'amahoro kandi yari bavuze yuko ari umusitari wa sinema ariko ukorera ibikorwa bifitiye intuze society akamaro rero nareba abantu duhanganye nareba nanjye nakireba nanjye nk'umwambasaderi nkavuga nti kano kantu gahita kabakubita kakabashyira hehe hasi bundi nane iyo utibarira muri ayo mahirwe wenda yo hejuru ya kimwe cya kabiri wajya ugiye kureba ceremony gusa cyangwa ari wita iyo nta mahirwe menshi utaraba ari kujyayo njyewe ikintu ntabwo nta na award yabaye nari kujyayo sinagiye muri Tanzania gukora yo tour uzi icyo mba nshakisha se nukugira ngo nyine nagure imipaka none ngize amahirwe hari na event yabaye urumva ntareka kujyayo si rugero rwumvikana pundi ari habaye no gutorwa kuri 5 kanama niye wagize amajwi menshi ntago bigeze babimbwira ibyo bintu se bajya babibwira iyo umuntu yagize bajya babibwira umuntu biravugwa yuko amawadi yose arimo gutangwa ari muri zo competition arimo kugenda azitwara ibanga ry'abari bigihisha inyuma niri ariko mani nukubera ko wenda mugabanya ariko cyangwa nuname niyo mpamvu oya ariko hasigara abanyamakuru bareba uretse bapfunditse ntago ari nabi urumva impamvu bavuze ngo awadi yose ari kuba ngo ndayatwara ntabwo byumvira bamwe bati n'ubundi kurimo uca mu gikari reka nkubwire ikintu cyose nkora haramutse hatarimo ukuboko kwanjye ntabwo cyacamo nawe ikintu cyose ukora kitarimo ukuboko kwawe nawe ntabwo cyacamo none se uko kuboko harimo hard work uko byagenda kose maze imyaka igera muri 10 muri iyi industry nkorera n'amafaranga ibintu byose ngomba kubinoza niba bavuga ngo ndashira ibintu byose reka nkubwire ngiye natangiye gukina filime zirangira impamvu utarambona na shootinze amaseri ni ukubera ko ntabishobora ntago ngewe ntago nakora ibintu oya ntago ari ubwo ngo ntago ndi level yabyo muri Afrika dutuye umuntu ushobora gukora seri iri perfect no muri Nigeria aribo bantu baturenze ntagabaho ntago dufite izo budget at least nakora ikintu gitonya kimwe nkavuga nti kabisa kano kantu karanoze nkurikije ubushobozi bwanjye kabisa ndakemeje urumva uburyo nikajya no muri competition n'umuntu nakareba azavuga ati kano kantu kameze neza urumva rero ngewe ntabwo sinzi ibintu nabasobanurira benda birenze abantu mwahuriye muri competition watwaye kino gikombe icyo wabonye kuri wowe ugerageje mwari muhanganye ni nk'iki wabarushije watubwira ati ikibazo cyawe waje nyuma uzaze kureba abandi babaje mbere ubundi wisubiza icyo kibazo oya mwakimbajije kigaragara nkuko ushaka kuba ravuye Kigali hubwo ubona ko icyo gihembo uzagitwara kuko byari byo
ariko se sinagisubije nacyo mu kanya wari ufite confidence ari gukina ende njyewe ugomba kugitwara rwose ahantu hose ndi muri competition mba mfite confidence ko icyo kintu kigonga ari njyewe ugomba kuza imbere atari nibi njye awadi nkiriya isobanura iki kuri Alia Cool uzi wenda ubona ariyo yaguhaye amahirwe wakinnye niye filime nzi ariko reka nkubaze suri umunyamakuru wakabaye uzi ngo awadi natwaye ni iya filime cyangwa ni iy'umukinnyi none birangiye uri kumbaza ibya filime kandi ni umukinnyi wa kompetinze ntabwo ari filime ya kompetinze situcyumva ni zose ni zose ni iyihe nama wagira abakinnyi ba filime oya ntago yarakara yicaye yizo reka nkwibarize niye nama wagira ukurikije ko ibihembo biri gutwarwa urabasha kuba bagira yo gutwara ibyo bikombe ikibazo cyiza uyu mutipa baje ikibazo cyiza arambye ati ni iyihe nama ngo ni iyihe nama wagira n'abandi basitari bo muri sinema ni ukuvuga ngo bajye bagerageza urabona nk'abantu bo mu muziki cyangwa urabona nk'iyo ukoze filime uba ugomba kumenya ngo amarushanwa ajyamo amafilime ni ayahe iyo filime ukayitanga cyangwa baba bari abakinnyi ba filime nawe ugatanga filime zawe ugatanga nawe ukitanga ukavuga ati nanjye mbaho mva mu Rwanda nitwa gutya na gutya iyo confidence ukayigira hanyuma byawagira amahirwe bakwemerera ubwo nyine undi utarayitanze barasigara bari kumukompera nawe kandi n'ubundi ari wowe wagiye wenyine ni wowe utaratumye agenda kuko buriya filime ntabwo zimeze nk'imiziki filime sometimes ubongira ngo abantu bo mu muziki ntabwo mbizi kuko ntabwo nari nateguraho cyangwa ngo njye mu bintu by'imiziki bijyanye n'amawadi ariko ubundi filime ntabwo bagira nominatinga filime cyangwa umukinnyi wa filime batabyumvikanyeho akenshi ni nabo babyisabira rero nabo bajye bagerageza babisabe batowe gutuma abanyarwanda bumva ko ari njyewe uba wagiye njyenyine ntabwo mbizi ubwo cyangwa ntabyo bashaka none se nkubwire ngo iki Alia by'umwihariko ibihembo uvuyemo bya East African Entertainment and Awards biravugwa ko abanyarwanda mwiganje ariko bikaba bikubabaje wiki nk'umunyamakuru mwakabaye muri proud ubu ngubu mwumva nibwo bwa mbere bibayeho ibintu byo kuvuga ngo muzajye mwirirwa muri ibase mwakabaye mwumva mwishimye nubwo twaba twaziguze mukaba muvuga ati bano barana bacu babonye amafaranga we are proud se byo ari utaragenda ari umuhanuzi ejo wagaragaye avuga ngo Imana yamutumye ko agomba kukurongora witwa Noheli ejo ari umuhanuzi wagaragaye Alia Cool witwa Noheli ngo umuhanzi wavuze ko agomba kundonga witwa Noheli ejo yagaragaye avuga ngo Imana yamutumye arongore Alia Cool ubusarahumeka uwo muntu ra ntago ari muzima tutaragenda tugakubaza ikibazo cy'amatiku gisho cyashobora gucuruza we na Kigali Boss Babs byarangiye gute ibiki bya Kigali Boss Babs naratandukanye mwashana ku kibuga kubera iki none uri kumbaza ibya Kigali Boss Babs nigeze nkubwira ko ndi umuvugizi wayo agiye system yaka rwose dukira impaka rwose Kigali Boss Babs iracyahari Kigali Boss Babs ni kampani iri registre muri RDB kandi iracyahari isigayemo bangahe reka Alia Cool nawe akarugo ugomba rigatukutumara amatsiko ubundi bino bibazo ukomeje kwimbaza byo naguma awadi nayituye abantu bose bo muri East Africa ubu ngubu rero impamvu ubu buri kubona natangiye kwataka East Africa ndashaka kugira ngo byibuze tugire market n'umuntu nazajya nakora azajye bayizeye ko ibintu biri bugere ku bantu benshi urumva kubera ko buriya isoko ryacu rya hano mu Rwanda ni ritoya ugereranyije na bino bihugu bindi duturanye cyangwa no muri West Africa nkabona uburyo bwonyine buri muri umuntu yakoresha bwatuma umuntu akora ibintu bikamuzanira amafaranga hano mu Rwanda mu byerekeranye na sinema nabonye ari ukuba umuntu yakwagura isoko rya sinema akugira ngo arigire ryo mu Rwanda akarigira irya East Africa urumva East Africa abantu benshi bumva igiswahili
Kugatara. Munyemari. Uramubona fisi nawe. Umukire marishari. Agenda bibros n'amasimbi. Azanye abandi murimo muramureba. Boss. Welcome back, boss. Ni ibyishimo bikomeye, ndashima Imana mbere na mbere. Ntabwo rwari urugendo rworoshye, ariko hamwe n'abakunzi ba muzika yanjye nka Marshall Jeku, hamwe n'abakiriya ba Marshall Rio Estate nk'ikigo nyoboye, bose batubaye hafi ari mu gutora. Urugendo rwagenze neza. Hari amakampani menshi cyane akora iby'ubwubatsi kandi mu buryo nakwita ko buremereye, ariko nk'uko ku gikombe byanditse, baranditse ngo it's the best real estate, supportive best real estate in Africa. So no kuvuga ko ni ya gahunda nyine ya Marshall Rio Estate nk'ibisanzwe mu gutanga ibibanza biri affordable, mu gutanga amazu ari affordable. Ubu nibaza ko noneho ari umwanya mwiza tubonye muri Marshall Rio Estate wo kugira ngo turusheho kunoza service, kuko bimwe mu byo twagiye tureba twanigiye mu yandi makampani yari ahari, harimo nk'uburyo bakora communication. Amakampani arakora amanywa nijoro, abantu baba bicaye biteguye kwakira abakiriya. Ni bya bintu nyine mu Kinyarwanda tuvuga ngo abakiriya ni abami. So ni amahirwe kuba n'iki gikombe tugitwaye, ni motivation ikomeye. Nanashimira cyane akenshi igihugu aho u Rwanda rugeze uyu munsi. Umunyarwanda wese userutse baba bumva ko nyine ari umunyarwanda kandi akora ibintu biri smart. Masho bivuze iki kuri ibihembo ni bibiri. Icya real estate ndagikesha gukora cyane, nanashimira cyane staff yose ya Marshall Rio Estate bagira akazi gahoraho ka buri munsi, bakora uko bashoboye kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo abakiriya baba bifuza. Navuga ko iki gikombe ngituye staff yose n'abakiriya muri rusange. Ku gikombe cya muzika nka Marshall Ujeku cya best culture song, indirimbo nziza y'umuco muri East Africa, ni ibimpishaka nanone mu kugaruka muri muzika nyine. Numva ko indirimbo yatumye bampa iki gikombe imaze amezi abiri, nibaza ko ni imwe mu ndirimbo n'ubundi n'abanyakenya ubwabo bumvaga ko ari indirimbo ifite uburyo soundinga nyine mu buryo buri culture, ari naho abantu bavuga uti burya mu Rwanda birashoboka ko twaba dufite umwihariko, kandi birashoboka ko tugiye kubikora. Nanaboneyeho umwanya wo guhura na producer Rani wahoze ari David muri Future Record. Twagize imishinga minini twakozeho, kandi nibaza ko iri butanga umusaruro. bivuze iki kuri Marshall Rio Estate? Nari mpari kuko maze iminsi nkora, niyo mpamvu nyine iki gikombe nanakibonye. Ariko ubu nyine ni imishinga ikomeza nk'ibisanzwe. bivuze iki kuri Marshall Rio Estate ukahukana igikombe nk'iki ngiki, mu kuba mwakwagura ibikorwa, mu kuba mwagura nk'ibibanza mu bihugu bitandukanye muri Africa na East Africa? Ukomoje ku gihugu cyiza, nako ku kibazo cyiza, ari naho mu gihugu tuvuyemo muri Kenya twari twatangiye imishinga yo guhakora branch cyangwa office ya Marshall Rio Estate. Umushinga twarawutangiye, dutangira no cooperatinga, dukorana hafi na company yitwa Mizizi. Ubu rero mu kanya mvuyeyo twabinogeje ku buryo iki gikombe nyine gitumye hazaho motivation no kwihutisha ibikorwa, kuko akenshi muri sare mu muntu yavugaga Marshall Rio Estate kumva ko abantu babibona bitrendinga ku mbuga, n'abanyakenya bavuga bati iyo dutekereza kugura ubutaka mu Rwanda, hari na benshi muri Kenya b'abanyakenya batuye mu Rwanda twafashije kugura ubutaka. So ni umwanya mwiza kuri Marshall Rio Estate wo kwagura amashami, tukajya Nairobi. Twarangije kurambagiza office, no kuvuga ko mu minsi izaza none tuzalaunchinga iyo office. Nta nubwo ari Nairobi gusa, kuko kuwa kane ejo bundi umusibe ejo bundi gutariki 18
turakomereza Dubai aho dufite amakampani tugiye gukorana nayo mu bijyanye na real estate. Tuzava Dubai ku itariki 25 tujya Lusaka, tuzava Lusaka tujya Harare, ubwo ni Zambia na Zimbabwe. Tuzavayo duce Lagos no muri Ghana, aho hose naho dutekereza kwagura ibikorwa, kubera ko nyuma yuko tubona no kuri Instagram tuba tubireba, abanyamahanga benshi batwandikira baravuga bati muratuma dukunda u Rwanda, why not mutaza ni wacu natwe ngo mushyire ibijyanye na real estate ku murongo. So Marshall Real Estate nka staff n'aba investors bose bafite akazi gakomeye ko kuba ibi bintu twabishyira mu bikorwa. Nanashimira cyane itangazamakuru kuko nimwe mutuma bigeraho bigomba kugera, turabashimira cyane. kugira ngo akenshi amwanya nk'aya ngaya yagiye agaragara kaza ariko kucyerekeranye na income kucya amafaranga bitarimo izi award wabonye abaherekezwe bagandi kantu cyangwa se nishimwe gusa hari envelope iriho nta envelope ibiriho gusa nibaza ko nanone no kubijyanye na envelope atabari na ngombwa cyane. Icyo tuba dukeneye nuko abantu bazirikana koko ibyo dukora. Ibi rero bigusha ku ntego cyangwa se bigusha ku marangamutima y'abakiriya benshi, nabo akenshi duha service. Umuntu yaramaze nko kugura ikibanza akazagaruka gushima nko mu myaka 2 azanye nk'ihene muri office cyangwa inka, ashobora kutayizana igenda ariko ayizanye in cash, ariko akavuga uti ngewe Marshall Real Estate mbahaye ihene mbahaye inka kubera ko mwamaye service. Ibi rero ni bimwe no mu yandi makampani menshi mu Rwanda dukwiye kwiga icyo bita gutanga service inoze. Hari byinshi dukoramo amakosa tutabizi, ariko uyu ni umwanya wo kumenya ko bigomba gukosoka. N'abakiriya benshi akenshi ntabwo abantu bose banyurwa mu bakiriya nk'igihumbi ntabwo waburamo nka 5 cyangwa 4 bagaya service, ariko ikigoye suko waha umuntu service mbi, ahubwo ikigoye ni ukumenya ko wamuhaye service mbi kandi ukamenya n'uburyo bwo kugarura ikibazo mwagiranye. Marshall tugiye ku muziki nka Marshall uje ko nyuma y'amezi 2 usohoye indirimbo yayikwanye igihembo gikomeye, tugiye kubona Marshall usohora indirimbo za buri kanya ziza, buri kanya asohora indirimbo zitwika cyangwa n'ubundi Marshall agiye kumera nk'abahanzi baza bagakubita akongera agatasinzi. Ntabwo byoroshye kuko nubwo ndi umuhanzi nyine mfite ikigo nkorera kinyobora ariyo company yitwa Marshall Real Estate, nanjye nyine mpabwa umwanya, uwo mwanya niwo mba mbasha gukoramo ibyanjye bwite bya muzika n'ibindi bisanzwe n'urugo muri rusange. Nanashimira umuryango wanjye cyane cyane madamu umufasha wanjye umpa umwanya wo kubikora, kuko ni kenshi abahanzi benshi tugwa cyangwa se bikatunanira kubera ko abagore batabishyigikiye, ariko nge ngira amahirwe ko umudamu ari umubwira uti why not kuri murabura umwanya cyane. So aha rero nakwizeza abanyarwanda n'abakunzi ba muzika muri rusange ko bigiye gukunda kubera ko hari connection ndende ihari yahozeho ariko yari taragira uburyo duhuza. Hari connection ndende ihari ya management y'amakampani akomeye turimo turakorana ku bijyanye na muzika. Ndatanga icyizere ko muzika gakondo nyarwanda, icyo twita culture music, iri bu trending bigakunda. Kuva ku nkombo ukaza Kigali ukaba uvanye igikombe Nairobi, bisobanuye iki ku buzima bwawe? Se zari indoto zawe? Hanyuma icyizere abanyarwanda bari guha Marshall Real Estate urabona gishingiye kuki ko hari andi makampani azaho ugasanga ni abafuraperi cyangwa babeshya abantu, icyizere kirava hehe? Icyizere umuntu yavuga ko icyo wiyemeje uyu munsi ukigezeho. Iyo mvuze urugendo rwa Marshall uje kuva ku nkombo, mba mbisanisha n'undi mwana wari wese w'umunyarwanda waba aturutse mu nguni yari yose y'u Rwanda. Mbere na mbere ni motivation. Nibyo nkunze kuvuga ngo ntabwo byoroshye ko waha umuntu amafaranga gusa ngo atere imbere, ahubwo igikomeye cyane urubyiruko rukeneye ni motivation, kumva ko ibintu bishoboka. Rero kuva ku nkombo nkaza Kigali music bikagenda neza, company nk'iyi kampa akazi bikagenda neza, nk'umuntu uyihagarariye mu Rwanda nkayiyobora bigakunda, ni ishema nanjye kuri njye ubwanjye. Niyo mpamvu akenshi no mu biganiro mvuga ntihari n'igihe ukorera ikigo runaka ariko ukaba uri proud y'ibintu bakora, kubera kubona abantu baguha request cyangwa abantu bagushimira mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. So ni motivation ku bana bose, ni motivation ku banyarwanda bose, ni motivation kuri buri muntu wese wumva ko gukabya inzozi bishoboka. Gukabya inzozi rero uburyo bishoboka nuko nyine uhora uri motivated mu gukora ibyo ugomba gukora. Ari naho nkunze kubwira abantu ni ntabwo wowe ubwawe uzabyuka umuntu akubwire ngo nguhitiyemo kuba mwarimu kandi wumva passion yawe ari ukuba muganga. So nta kintu rero kwisi gishobora kuguteza imbere nk'impano. Impano wifitemo, yaba ari yo gukora iki, yaba ari yo guteka, yaba ari yo kuba umuyede, yaba ari yo gukora iki, so
ugomba kumva ko ariyo mpano yawe kandi umunsi runaka igomba kuzana imbuto. Ku bijyanye rero no guteza imbere injyana gakondo, muzika yo ku nkombo, navuga ko nta nubwo mbisabwa ahubwo ni inshingano, kuko niba narakuriye mwakiriya kirwa cya Nkombo ngatera imbere, nanjye mfite icyo ngomba icyo kirwa, nkagira n'icyo ngomba abavandimwe bo muri icyo kirwa, kuko iterambere rirakenewe. Iki gikombe gituye nde? Iki gikombe ngituye abanyarwanda bose, ngituye abanyarwanda bose muri rusange, ariko nshimira cyane cyane nk'uko nabivuze itangazamakuru ridufasha buri munsi, ariko by'umwihariko sinabura kuvuga ko ngituye staff yose ya Marshall Estate, nanone nkanagitura umuryango wanjye, umufasha wanjye umba hafi kugira ngo byose bigende neza. Hanyuma uri Jomo Kenyatta ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kenya mu mujyi wa Nairobi, nabonye uri kumwe n'umwe bashoramari ba hano mu Rwanda witwa Isimbi Alia cyangwa Alia Cool. Umishinga mwaganiriyeho harimo iyo kuba yakora investment muri real estate cyangwa wenda nibisanzwe bya entertainment. Icya kabiri nkakibariza abantu bakiri mu cyaro hahandi ubuzima bukimeze nabi, ariko by'umwihariko abaho ukomoka ku Nkombo, hari abantu batazi ko igihe kizagera kamera zingana gutya zikaza kugutegereza ku kibuga cy'indege kubera ibikorwa bagezeho, ubanza usuhuza abantu bo ku Nkombo, ubagezeho message nuko ibikombe byageze mu Rwanda, ubwo muri rwa rurimi rwaho nyine unatubwire no kuri icyo ngicyo cya abanyankombo n'abalamusabwene rwase Mungu akomeze yarureze mbere abahavumwisha hamuli muyumve ko n'abalamusa. So kubijyanye na Alia Cool, she's like my sister, tuziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuva kera cyane, abanzi kenshi yanyakira muri Flash TV akorana n'abamenya, so n'umuvandimwe by'igihe kirekire. Kuba rero twahuriye muri uru rugendo n'ubundi twaruhuriyemo twese turi muri showbiz cyangwa se turi muri business, ku bijyanye na investment cyangwa se imikoranire twakoranye kenshi, kuko yabayeho na ambassador wa company nyine icyo gihe yamamazaga company n'ibikorwa byayo, so why not n'ibindi rero dushobora gutekereza tukareba igishobora gukunda. Ikibazo cyanjye ikindi kiravuga kiti nubwo ari ishema ku gihugu cy'u Rwanda kuba twabonye ibihembo nk'ibi ngibi byaje mu gihugu cyacu kandi bizamwe namwe proud yayo, ariko abantu bakongera bakabibaza bati kuki tubona abagwizatunga siri n'ubundi aribo barimo gutsindira biriya bihembo, nta kuntu byaba inyuma ya kamera hari ukuntu barimo gushoramo ifaranga kugira ngo batsindire ibyo bihembo, ukuboko kwabo ari kunini. Ukuboko kuba kunini birashoboka mu bikombe byinshi bimwe na bimwe, ariko icyo nibaza iyo abantu bavuze ngo ni vote ni ugutora biragoye. Icyo ushobora gukora iyo byiswe gutora ni ukwiyamamaza cyangwa ugashaka abagutora, icyo gihe uba ukoze propaganda y'amatora nyine nk'uko isanzwe ikorwa. Ariko iyo bivuze rero nanone kuvuga ngo ibikombe wabitwaye se wari ubikwiye ntiwari ubikwiriye, bibanza nanone bigahera ku bigaragara, mu bigaragarira amaso umuntu akora. Nta company nimwe yari yabaho mu Rwanda yigeze ivuga ko yagurishije ikibanza cy'amadolari 1000, ariko muri Marshall Estate twarabikoze. Muri Marshall Estate niho hantu honyine umujene yaje avuga uti mfite 200,000 mu ikibanza, tukakimuha kwishyura muri installment. Nta mushoramari n'umwe wigeze abikora. None abireba urasanga niyo wubaka inzu bwayo uyubaka umaze kuba umukiriya w'ahantu muri mwiduka runaka, ntabwo babara ko wabaye umukiriya kenshi ngo bagukope. Ariko muri Marshall Estate dushyira imbere cyane umukiriya, turanakopa. Yes, turakopa ari nayo launch iri bukurikire twanashyize hanze. Ubu twashyizeho ibibanza umuntu ashobora kugura akishyura mu mezi 6. Amezi 6 wishyura gake ibintu bikagenda neza. Real estate company menshi abantu muze kureba izitwa za Cas Real Estate, izitwa za Optiven Real Estate, izitwa za Regimanuel muri Ghana, ni amakampani akomeye cyane ya Real Estate, ariko akora mu buryo navuga ko buri advanced. Natwe rero nibyo tugenda turushaho kwiga. No mu byo wavugaga ngo amakampani menshi araza agascaminga abantu akagenda, icyo gihe nibaza ko haba habayeho gushyira imbere amafaranga, ariko iyo ushyize imbere gutanga service amafaranga araza. So hari umuhanga wanditse igitabo avuga ngo niba ushaka kugwiza ubutunzi mbere na mbere gwiza abantu, kuko abantu nibo batanga ubutunzi. So Marshall Estate rero intego yacu mbere na mbere
ni umukiriya ku isonga kandi agahabwa serivisi nziza. ngaho gira message ugenera urubyiruko hari bamwe bitinya bumva yuko batashora imari yabo cyangwa ngo batangire small business nkuko wayitangiye n'iki wababwira ugire inama mugira urubyiruko icyo navuga ntajya njyamo indimi nabivuze kenshi ku maradiyo atandukanye urubyiruko ndarukangurira kureba kure bakareba ibintu bifatika bishobora kubateza imbere ariko biri tangible ibintu urebesha amaso nyine ubona ko bishoboka ibintu ushobora gukora niba ari business bank ikabishobora kuza ikavuga ngo tuguhaye loan kubera ko tubona ibintu byawe bigenda neza tuguhaye inguzanyo kubera ko tubona ibintu byawe bigenda neza nibyo navugaga rero mu kutarya indimi ari business maze iminsi numva zitrending zitwa ngo za STT what n'ibintu nk'ibyo sinibaza ko ushobora kujya mu bintu nka biriya utekereza ko uzaba billionaire icyo gihe abantu barabikubwira ariko you can't believe kubera ko nta bimenyetso bihari nta kintu kigaragara gifatika gishobora kubikwereka ariko uyu munsi ushobora kuba umworozi ukava kukorora itungo runaka ukajya no ku kindi no ku bindi bintu byinshi ukaba umworozi uzwi nyine ugahabwa inguzanyo cyangwa se ukaba umuhinzi cyangwa se ugacreatinga izindi business hari nk'ibintu maze iminsi mbona mu bihugu bitandukanye icyo bita ngo workspace ni ahantu ushobora nko gufata nk'inzu ukayikora neza ugashyiramo nk'intebe nka 20 n'ama office ugahakodesha nk'ibihumbi 200 wowe buri ntebe umuntu yicayeho akazajya kwishyura ibihumbi 50 nuvuga ko hari umujene udashobora kwafodinga gukodesha office wowe ukaba ushobora gufata iyo hall ugashyiramo abantu barenga 50 ukisanga ubo bakwishyura ibihumbi 500 kandi wowe nyirinzu umwishyura 250 so abantu rero nidutekereze mu gukemura ibibazo ubundi ikitwa amafaranga ikitwa ubutunzi kiboneka mu gukemura ibibazo abantu bafite iyo rero uhisemo gukemura ibibazo society ifite nta mpamvu amafaranga araza reka tugushimire cyane kuri kujye no kurukusanya umuryango ujye kubaha igihembo murakoze cyane ndabashimiye itangazamakuru muri abantu b'agaciro kuri twe niyo mpamvu tudahwema kubaha umwanya natwe niyo tubasabye umwanya mujye mutwihanganira muduhe kuko twese ni magirirane ndashimira nyine nkuko nabivuze abanyarwanda ndashimira leta y'u Rwanda kuko ni bimwe mu byubatse imbaraga zacu nk'abashoramari ni bimwe ni kimwe mu bikomeje imbaraga zacu nk'urubyiruko mu kuba tudashobora guteshuka cyangwa se gusubira inyuma mu rugamba dufite nyine rw'iterambere. Felicitations vraiment. Asante sana.